tugwaye ikaze ku isengesho ribohora official muri uyu mwanya mwiza wo gusenga. Tuje gusenga uyu munsi, ndumva umwuka w'Imana antegeka kuzana isengesho ryagufasha kugutandukanya n'iminsi mibi n'ibihe bibi uri muracamo, ibihe bibi wanyuramo. Iri sengesho rishobora kugufasha. Ndumva hari abantu Imana ishaka gufashiriza muri iri sengesho kubatandukanya n'iminsi mibi. Mw'isi y'umwuka ubwami bw'umwijima bujya buteganya iminsi mibi, ugasunika iminsi mibi ku buzima bw'umuntu, umuntu agasanga arimo araca mu minsi mibi itandukanye. Ariko iyo twahagaze tugasenga Imana, ya minsi mibi Uwiteka arayidutambutsa tukayicamo tukagera ku butsinzi. Iyo minsi mibi Satani ayizana agambiriye kugira ngo arebe ko yayifatiramo umuntu, yayitsindiramo umuntu. Ariko iyo ubaye maso uyicamo kandi ukagera ku butsinzi, ukagera ku mugisha wawe, ukagera ku cyo Imana yakuvuzeho. Reka rero mbere yuko dukomeza tugusabe ukora sabone niba ari ubwa mbere ugeze hano, cyangwa se ukaba usanzwe uba hano ku isengesho ribohora official, kanda like kano kanya, urayikinge kandi ukoresha. Hanyuma Imana amahoro iguhe umugisha. Mbere yuko twinjira muri uyu mwanya wo gusenga rero, reka dusome rino jambo riboneka muri Zaburi igice cya 31. Ni isengesho tubona ubwayo ni Dawidi wasengaga isengesho rikomeye bitewe n'ibihe arimo aracamo. Asenga iri sengesho aravuga ngo Uwiteka umbabarire kuko mbabaye, mu maso hanjye hananurwa n'umubabaro, kandi n'ubugingo bwanjye n'umubiri wanjye binanurwa nawo. Kuko iminsi yo kubaho kwanjye nyihoranamo agahinda, n'imyaka yanjye nkayimara nsuza umutima. Intege nke zanjye zimarwa no gukiranirwa kwanjye, amagufwa yanjye arananutse. Ku bw'abanzi banjye bose mpindutse igitutsi. Urumva ni Dawidi arimo aravugana n'Imana ayibwira ibiri mu mutima wiwe. Arabwira ngo ku bw'abanzi banjye bose mpindutse igitutsi, ni koko mpindukiye abaturanyi banjye igitutsi gikomeye. Ngo n'abamenyi banjye mbahindukiye igiteye ubwoba, abandebye mu nzira barampunga. Uyu ni Dawidi arimo arasenga abwira Imana ibyo ari kubona, yisanze mu buzima, yisanga mu mibereho, noneho imibereho y'umubabaro. Noneho muri uyu mubabaro ntabwo wagarukiye mu mutima we hano, ahubwo arimo aratubwira yuko yarimo arabwira Imana ko umubabaro watumye n'umubiri we unanuka. Noneho abwira Imana ngo iminsi yo kubaho kwiwe muri icyo gihe ngo yayihoranagamo agahinda, n'imyaka yiwe yose akayimara asuza umutima. Rivuga ngo yari ari muri rya jambo riri muri Petero mbere igice cya 5 kuva ku murongo wa 7, aho rivuga ngo munyikoreze amaganya yanyu yose kuko nita kuri mwe. Imana yita kuri wowe. Rekeraho gufata amaganya yawe ngo uyaganyire abantu, cyangwa uyiganyirira ubwawe ku giti cyawe ubyibwira. Kura ya maganya yawe yose uyahereza Imana. Takira Imana uyibwire byose. Gusenga ni ugufata ibiri mu mutima wawe byose ukabibwira Imana. Kwikoreza amaganya Uwiteka ni ugufata bya bindi byose byabiri mu mutima wawe, ibyo wibwiraga byose ukabibwira Imana. Uyu rero ni Dawidi wabwiraga Imana ibyari biri mu mutima we, abibikura mu mutima we abijyana imbere y'Imana. Agahinda kawe kabikure mu mutima wawe ukikoreza Imana. Ibyo ucamo reka kubyibizaho no kubitinda, ahubwo bikure muri wowe ubibwira Imana. Aha rero yarimo abwira Imana, akomeza avugana n'Imana avuga ngo ku bw'abanzi banjye bangose mpindutse igitutsi. Impande zombi yarabonaga akabona goswe n'abantu batifuza ko imibereho ihinduka, batifuza ko ubuzima bwe buba bwiza, batifuza yuko yicara ku ntebe y'ubwami. Kandi Imana yari yaramusigiye amavuta yo kuba umwami. Ariko aya ni amasengesho yasengaga mbere yuko aba umwami. Akabona rero agoswe n'iki? Agoswe n'abo banzi batifuza ko yicara mu ntebe, yicara mu mwanya we. Aha rero niwe yavuze ngo impindukiye abaturanyi banjye igitutsi gikomeye, n'abamenyi banjye mbahindukiye igiteye ubwoba, abandebye mu nzira ngo barampunga. Hari aho yisanze akabona abantu bamuhunze, abantu bamucitse, abantu bamuvuyeho, yisanga ari wenyine. Abantu yajya kureba birashoboka ukaba nawe unteze amatwi kano kanya,
abantu baragutaye, abantu baraguhunze, imiryango yaraguhunze, abantu barakuvuyeho, ariko tugiye gusenga mu izina rya Yesu Kristo nk'uko wumva Dawidi yabwiraga buri kimwe cyose Imana, abagutaye bakugarukire mu mbaraga y'izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo bakugarukire. Ngo none akomeza avuga ngo nibagiranye nk'uwapfuye utakibukwa, mpwanye n'urwabya rumenetse. Mu isi y'umwuka arabonaga akabona yaribagiranye, ameze nk'uwapfuye nyine, aribagirana neza. Umuntu urabizi iyo umuntu yapfuye igihe kiragira tukamwibagirwa. Noneho rero nawe mu isi y'umwuka yabonaga yaribagiranye. Hari imihango abarozi bajya bakora, imigenzo iyo bashaka kwica ibintu mu buzima bw'umuntu, iyo bashaka kwica imibereho mu buzima bw'umuntu, iyo bashaka kugira ngo umuntu yibagirane abeho mu isi y'abariho ariko ameze nk'uwapfuye, mbega ibintu bye byose bipfapfana. Bakora iki? Bafata amazi y'abapfuye, ayaboza mu bapfuye, cyane cyane amazi ava muri moroga. Urabona abantu baba bapfuye nyine gutyo, mbere yuko bashyirwa muri moroge barabanza bakuhagira, bamara kuhagira bakabashyira muri za moroge. Ariya mazi rero yuhagirwa bapfuye, abarozi bakunze kuyakoresha bakashakisha uburyo bwose bayabona. Noneho iyo bashaka kugira ngo bice ibintu by'umuntu, imibereho y'umuntu, umuntu mbegaho mu buzima nk'umuntu wapfuye, nta kintu icyo ari cyo cyose akora ngo kibe kizima, ibintu byose bimwangira, mbega abe mwisi ameze nk'umuntu wapfuye, yibagirane. nk'uko hano Dawidi wumva arimo arasenga avuga ngo hano muri uyu murongo, ubwo turi muri Zaburi ya 31, ngo nibagiranye nk'uwapfuye utakibukwa. Iyo bashaka ko wibagirana hano mu isi ya none, ukabaho mu isi yabibagiranywe umeze nk'uwapfuye, bafata ayo mazi bakaza bakayamisha ku mabati, ku nzu yawe. Kumva hari nk'ibintu bateye ku nzu ukagira ngo ni biki, kumbe ni amazi y'abapfuye bataye aho ngaho, batuye barimo baratongera, bakakora iyo migenzo bagatongera ko bishe ubuzima bwawe, bishe ahazaza hawe, bishe imibereho yawe, bishe bakatura, mbega ko ubuzima bugenda gutyo. Noneho mu isi y'umwuka ugasanga n'ubundi rimwe na rimwe mu nzozi zawe urimo urarota bapfuye, urarota bene wanyu bapfuye, cyangwa umuntu wapfuye runaka ukabona muri gukorana akazi, muri kugendana gutyo, ibintu nk'ibyo ari kugukoresha, cyangwa se ukabona uri kuganira na mwene wanyu wapfuye. Nuba mu isi y'umwuka ikiba kiri kujya imbere, baba barimo barakuremera imibereho ipfuye, situation nyine zangiritse zimeze nk'izapfuye, bagushyira muri situation y'abapfuye. Uzisanga rero mu buzima bwawe ibintu byose bisa nk'ibyapfuye, abantu bazakwibagirwa, wibagirane nyine umere nk'umuntu wapfuye. Uyu Dawidi rero avuga ngo arimo arabwira Imana, aravuga ngo naribagiranye nk'uwapfuye utakibukwa, mpwanywe n'urwabya rumenetse, kuko ngo numvise benshi bambeshya, ubwoba bukantera impande zose, ubwo bangiraga inama bagashaka uburyo banyica. Ariko ku bwanjye ni wowe niringiye, Uwiteka. Naravuze nti uri Imana yanjye, ibihe byanjye biri mu maboko yawe. Urumva Dawidi sasa atangiye gusenga, kuko yabonaga ibihe byiwe hari ayandi maboko byashyizwemo. Noneho haratangira avuga ngo ibihe byanjye biri mu maboko yawe, unkize amaboko y'abanzi banjye n'abagenza. Uwiteka gukize amaboko y'abanzi bawe n'abakugenza mu izina rya Yesu Kristo. Arakomeza avuga ngo umurikishirize umugaragu wawe mu maso hawe, unkize kubw'imbabazi zawe. Uwiteka ne gukorwa n'isoni, kuko ngutakiye abanyabyaha ari bo bakorwa n'isoni, bacecekera ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Ngo indimi z'ibinyoma zigobwe, zivugana umukiranutsi agasuzuguro n'ubwibone no kugayana. Erega kugira neza kwawe ni kwinshi, uko wabikiye abakubaha. Urumva ko iri jambo akomeza avuga ngo erega kugira neza kwawe ni kwinshi, uko wabikiye abakubaha.
uko wakoreye abaguhungiraho mu maso y'abantu. Mu bwihisho bwo mu maso yawe niho uzabahisha inama mbi z'abantu, uzabahisha ku bw'ihema gutongana kw'indimi. Uwiteka uhimbazwe, kuko wanyerekeye imbabazi ze zitangaza mu mudugudu ufite igihome gikomeye, mu izina rya Yesu, amen. Ryari isengesho rya Dawidi, ngira ngo turishingireho nge nawe dusenge. Imana ikure ibihe byawe, ibikure mu maboko y'abanyabyaha. Imana ibihe byawe ibikure mu maboko y'abarushi. Imana ifate iminsi yawe wari urimo wacagamo igushaririye, iyivunjemo, iyihindura iminsi myiza mu izina rya Yesu Kristo. Abanzi bawe bose, abatumye wibagirana, ibikorwa mu isi y'ubwami bw'umwijima bikorerwa ubuzima bwawe, bigakorerwa amazina yawe, aka kanya imbaraga z'Imana zibitesha agaciro mu izina rya Yesu. Ngaho rero sasa twagiye, tugiye gusenga. Zamura ibyiringiro byawe, zamura kwizera kwawe. Umva yuko muri iri sengesho hari ikintu Imana yahiti igutaba ikora ku buzima bwawe. Usenga agomba gusenga afite kwizera. Uwizera wese, usenga wese nta kwizera afite, iryo sengesho ntacyo rimumarira. Ushaka ko ibyo ucamo biba, ibyo bihe bibi wacagamo bibe expired, ugashaka ko imigambi y'abanzi bawe iba expired, ugashaka ko abakurwanya n'ibyo bagambira n'ibyo bateganya byose biba expired, bigusaba kwizera, kuko n'abakurwanya bakurwanya mu kwizera. Ntangiye nkubwira ngo iyo abarozi bashaka kwica ibintu by'umuntu, badiringa, baguconnect, bagira ahantu baguhuza n'isi y'abapfuye. Bafata ayo mazi y'abapfuye bakaza bakayamisha iwawe, bakica ibintu runaka, bakumva ko babyishe mu cyimbo cyawe. Bitambo, ihene, inka, amatungo n'iki bigabagwa, bibagiwe abazimu, bibagirwa abadayimoni, bakabihuza nawe kugira ngo nawe ariko bikugendekera. Ariko urumva ko ibyo bintu byabo babikorera mu myemerere, mu kwizera. Bigusaba kugira ngo nawe wizere mu izina rya Yesu Kristo. Abonona iminsi yawe. Wumvise ko Dawidi we yatakaga abwira Imana yuko iminsi yiwe yose imuhindukiye umubabaro, kandi yabwiraga Imana ibiri mu mutima we. Aravuga ngo Uwiteka we umbabarire, kuko mbabaye mu maso hanjye, hananurwa n'umubabaro. Urumva ko yabwiraga Imana yuko ndetse ari Imana ananurwa n'umubabaro mu mutima. Yari ari mu buzima bumushaririye, mu mibereho imushaririye, iminsi imushaririye. Ndagira ngo nsengane nawe, wowe uri mu minsi igushaririye, wowe uri mu minsi ubona atari myiza, wowe ubona uri mu minsi ikubera nk'ihwa rihanda, ukabona iminsi irakuremereye. Ndagira ngo nsengane nawe. Nakubwiraga kuzamura kwizera kwawe kugira ngo wumve ko Imana iri bukumve, wumve ko igiye kugutabarira muri iri sengesho. Data, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, sengeye umuntu urimo uraca mu minsi imushaririye, mu minsi mibi, iminsi yasunikiwe n'abana b'umwijima, iminsi yasunikiwe n'ikuzimu. Turasenze kuko uri Imana ihindura ibihe n'iminsi. Turasenze tukwambaza kuko uri Imana ishobora byose. Turasenze tuguhamagara ku buzima bw'uyu muntu. Reka wohereze marayika ukomeye, marayika w'ubutware, marayika ufite imbaraga zikomeye, mu izina rya Yesu Kristo. Amanukire ku buzima bw'uyu mwene data ubabaye, amanukire ku buzima bw'uyu muntu mwami udatekanye mu mutima, uri mu buzima bumukandamije, mu mibereho imukandamije, mu ndwara zimukandamije, mu bihe bitamworoheye by'ubuzima n'imibereho, mu gisuzuguriro cyinshi, mu maganya menshi, mu madeni menshi, mu bitero byinshi by'abapfumu n'abarozi. Ndatura kugira ngo Uwiteka Imana woherereze marayika wawe uyu muntu, amufata ukuboko, amutandukanye n'iminsi arimo, mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Uyu muntu wibagiranywe amera nk'uwapfuye
yapfuye mwami data wa twese ntawe ukimwibuka bitewe n'imihango n'imigenzo ya gipagani n'uburozi bwose arogwa n'ubugome bwinshi satani amukorera. Ndatura kugira ngo uyu muntu mwami wohereze marayika wawe amutandukanye n'ibi bihe, ibi bihe bihinduke mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima bwe n'imibereho ye bikurwe mu bihe bigoranye mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima n'imibereho by'uyu muntu bikurwe mu minsi mibi bishyirwe mu minsi myiza mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima bw'uyu muntu n'imibereho y'uyu muntu bikurwe mu mibabaro isunikwa n'ikuzimu, isunikwa na satani, isunikwa n'abarozi, isunikwa n'abakonikoni, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ibi bihe uyu muntu yacagamo bisunikwa n'imbaraga z'ikuzimu, bisunikwa n'imbaraga z'abarozi, bisunikwa n'imbaraga za satani, kwa jina la Yesu Kristo. Ibi bihe mwami turagwamagiye kuko ari mugenga w'ibihe, niwe mutegetsi utegeka ibihe. Tegeka iyi minsi y'umuntu imuhindukire myiza kwa jina la Yesu Kristo. Wari uri mu minsi imushaririye imuhindukire minsi myiza mu izina rya Yesu Kristo. Wari wateganyirijwe gukurwaho abantu agasigara wenyine akaba igicibwa mu bantu bitewe n'imbaraga z'ikuzimu, bitewe n'imbaraga z'abadayimoni. Jambo ryaravuze ngo bazatugarukira ntituzabagarukira mu izina rya Yesu Kristo. Mwaturiho kugarukirwa n'abamutaye mu izina rya Yesu Kristo. Umugore watawe n'umugabo ndakwatura kugira ngo umugabo wawe akugarukire mu izina rya Yesu Kristo. Uwatawe n'umufiance, uwatawe n'umukunzi we ndakwatura kugira ngo umukunzi wa mufiance wawe akugarukire mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Watawe n'imiryango ndagusengera kugira ngo imiryango ikugarukire mu izina rya Yesu Kristo mu mbaraga z'umwuka wera. Watawe n'abagufashaga n'abagushigikiraga ndakwatura kugira ngo bagushigikiraga bakuvuyeho bakugarukire mu izina rya Yesu Kristo mu mbaraga z'umwuka wera. Nirukanye imyuka yose yagutezaga intimba mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye imyuka yose yagutezaga agahinda mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwatura kugira ngo amahoro ya Kristo agarukire umutima wawe, agarukire ubugingo bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wamugapfa kazuka. Ndatatanya abanzi bawe n'ababisha bawe bose katika jina la Yesu, abari bakuzengurutse mu buryo bw'umwuka, abo wahindutsemo igitutsi muri bo mu izina rya Yesu. Uyu munsi uhinduka ishimwe hagati muri bo mu izina rya Yesu, mu mbaraga z'umwuka wera. Abo bakuneguraga, abo bakuneguraga bakakuneguriza amazu, bakakuneguriza izuru, abagukobaga bose, abumvaga ko nta kintu uzimarira, abumvaga ko nta kintu uzigezaho, abaguteza iminsi n'ibihe, ndatura kugira ngo Uwiteka agutandukanye n'ibihe baguteze n'iminsi baguteze mu izina rya Yesu Kristo. Ukuboko kwisumba byose kururukire kugufata ukuboko mu mbaraga z'umwuka wera. Marayika w'Uwiteka Imana akuramize amaboko ye kwa jina la Yesu. Mwami ijambo rivuga yuko uzohereza abamarayika bakaturamiza amaboko yacu. Y'umuntu mwohereza abamarayika bamuramiza amaboko yabo mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo umuntu atisanga mu mutego w'ubukene bamwifurizaga, atisanga mu gusenya urugo abantu mwijima bashaka ko rusenya kwa jina Yesu, atisanga mu mutego wo gutabwa no kwisanga ya ari mu kato kwa jina Yesu. Ndagusengera kugira ngo Uwiteka gukore mu kato abadayimoni bashaka kugushyiramo kwa jina Yesu. Imana isumba byose gukore mu kato ubwami bw'umwijima bushaka kuguhishamo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ibihe byawe bihinduke. Tangira usenge ubwira Imana ihindura ibihe, bwira Imana ihindura iminsi, bwira Imana yohereze marayika wayo agukure muri ibyo bihe bona bikuremereye. Mu ijuru hari abamarayika bajya boherezwa bakaza bazanye support ku bana b'Imana. Mu ijuru hari abamarayika bashinzwe kuzana ubutabazi no kurwana intambara z'Uwiteka bakarwanirira wowe. Bwira Imana ikoherereze marayika ukomeye agufata ukuboko mu izina rya Yesu Kristo agukuraho hano. Ubwira Imana yohereza abamarayika none bandi bazi bakuramire igihe wowe kuri wowe wabonaga ugiye guhirima, kuri
we wabonaga business yawe igiye guhirima, bwira Imana izane marayika wayo aramire iyo business yawe mu izina rya Yesu Kristo. We wabonaga urugo rwawe rugiye gusenyuka, bwira Imana yohereze marayika wayo aramire urwo rugo rwawe mu izina rya Yesu Kristo. We wabonaga ugiye kwirukanwa ku kazi, bwira Imana yohereze marayika wayo aramira ako kazi kawe ntiwe kirukanwa mu izina rya Yesu Kristo. We wabonaga umubiri wawe, amagara yawe arimo aracendera, bwira Imana yohereze marayika wayo akomeze mu izina rya Yesu Kristo. Marayika w'Imana yakoze kuri Daniel asubizwamo intege, asubizwamo imbaraga. Bwira Imana yohereze marayika ushinzwe gutanga imbaraga aze agukongeremo imbaraga. Bwira Imana yohereze marayika ushinzwe ubutunzi, wibonaga mu makrize mu bukene bwinshi, bwira Imana yohereze marayika w'ubutunzi aze agira icyo akora ku butunzi bwawe mu izina rya Yesu Kristo, gutandukanye n'ubukene. Mu ijuru dufite abamarayika Uwiteka ajya twoherezaho, noneho bakaza. Imana ikoherereze abamarayika bagufasha mu bihe uhagazemo mu izina rya Yesu. Hari abamarayika bashinzwe kongereramwo imbaraga abizera mu gihe cya Yesu arimo arasenga, asengana umubabaro n'agahinda, marayika w'Uwiteka araje amwongeramo imbaraga. Hari abamarayika bashinzwe kutwongeramo imbaraga, hari abamarayika bashinzwe ubutunzi, bashinzwe amafaranga. Urashaka amafaranga wayabuze, bwira Imana yohereze marayika w'amafaranga ayakuzanire mu izina rya Yesu Kristo. Urashaka iki? Icyo wifuza ni iki? Hari marayika ushinzwe kukigwa. Urifuza igikundo, urifuza kwemerwa, bwira mu mbaraga z'umwuka wera, reka marayika wawe amanuka akore kuri uyu muntu, amwambike igikundiro, amwambike kugarukirwa, abamutaye bamugarukire mu izina rya Yesu umwana w'Imana nzima. Igisebo cyari kiri kuri uyu muntu, igisuzuguro cyari kiri kuri uyu muntu, tumba marayika wamurengere icyo gisuzuguriro mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu wadurwaye umutima katika Yesu, ntumye marayika ngo akore ku mutima wawe ucire mu izina rya Yesu, aguhe ubuzima mu mbaraga z'umwuka wera. Uyu muntu warurwaye umugongo, ndatura ngo marayika akore ku mugongo wawe unamuke mu izina rya Yesu Kristo, ukire mu mbaraga z'umwuka wera. Uyu muntu warurwaye amaguru, mu izina rya Yesu, abarozi baramuroza amaguru, aya maguru ndayabohora mu izina rya Yesu. Ndatura ubuzima kuri ayo maguru mu mbaraga z'umwuka wera. Ndirukana iyo myuka yafashe mu maguru yawe, iyo yafashe mu mavi, wacina Yesu Kristo, ukaba wararozwa amavi, ukaba wararozwa ibirenge. Ndatwika ubwo burozi buri mu birenge byawe, mu maguru yawe, mu mavi, wacina Yesu Kristo. Mbohoye ibyo birenge byawe, mbohoye amaguru yawe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zari zaguteguriye kubabazwa k'umubiri w'igice cy'amaguru, ndirukana umubabaro w'igice cy'amaguru mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo burwayi bw'amaguru ndabwirukana kuri wo mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Uyu muntu wari urwaye uburwayi bwo mu nda, uyu mu nda yo hasi, ndasohora izo nzoka, ndatwika izo nzoka mu izina rya Yesu, zisohoke muri iyo nda yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndamenagura ihembe ryose ryoherezwaga ku buzima bwawe, ndamenagura iryo hembe ryo mu gatuza mu izina rya Yesu. Ndakwirukanaho uwo mwuka wose w'icyuma cya kirozi watewe mu izina rya Yesu. Iryo cumi rya kirozi ndarishingura muri wowe mu izina rya Yesu. Iryo witiriraga ko ari umusonga, ndarishingura mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Watsinze urupfu n'ikuzimu, ndatura ngo imbaraga z'umwami Yesu Kristo, imbaraga z'umukiza n'umucunguzi zimanukire kugukiza mu izina rya Yesu Kristo. Abaguhataga bose, Yesaya 49:26, ndatura ngo ishore ku buzima bwawe. Abaguhatira kuba mu bihe bikomeye, abaguhatira kuba mu bihe by'imibabaro, by'agahinda, by'ubukene n'ubutindi, gukorwa n'isoni no kumwara, abo baguhatira kubaho mu buzima bushaririye, ndatura ngo Uwiteka abagaburira inyama zo ku mibiri yabo, abasindisha amaraso yabo bwite, abaryohere nk'abaryumva vino iryohereye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Bamenye yuko abo bantu bose bakugose, bamenye yuko Uwiteka ari umukiza wawe n'umucunguzi wawe, intwari yo kubaho kwawe, intwari y'ubuzima bwawe, intwari y'imibereho yawe katika jina Yesu, intwari yo gutsindishirizwa n'Imana. Handitse yuko mu bintu byose tunesherezwa n'uwadukunze, dutsindishirizwa n'uwadukunze mu izina rya Yesu. Handitse yuko turabatsinze ndetse no kurushaho, turabatsinze badasanzwe, tugira intsinzi itateganywaga. Ndatura ngo ugira intsinzi abarozi batateganyaga ko wayibona, nkwato intsinzi yo gukira vuba indwara rurwaye mu izina rya Yesu Kristo.
watura intsinzi yo kubohoka, ukabohoka imibereho yawe, ikabohoka ibyo ukora bikabohoka mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura kugira ngo ababoshye imikorere yawe bakaboha akazi kawe, bakaboha bizinesi yawe, bakaboha ubworozi bwawe, bakaboha imirima yawe, ubuhinzi bwawe, ababoshye ubuyobozi bwawe, ababoshye umurimo ukora, ababoshye domene yawe, ndabohora iyo domene yawe mu izina rya Yesu Kristo. Bamwe bakazoka, bakuboheye abana ngo batiga batagira ubwenge, ndabohora abo bana bawe mu izina rya Yesu Kristo. Bapfuye akazoka, abo bana ndababohora mu mbaraga z'umwuka wera. Ndabohora iryo zina rya kampani yawe mu izina rya Yesu Kristo. Bapfuye akazuka, ndabohora urwo rusengero mu izina rya Yesu Kristo. Usumba amazina yose, ababoshye urusengero bakaboha izina ry'urusengero usenyamo, ndarubohora mu izina rya Yesu Kristo. Bambwe agapfa akazuka mu mbaraga amaraso Yesu Kristo. Ndabohora indi byara yawe, barakuboshye bavuga yuko utazigera usama, utazabyara. Nohereje umuriro w'Imana muri matrix yawe no mu nda yawe mu izina rya Yesu. Mbohoye intanga zawe, mbohoye imbuto zo mu nda yawe katika jina la Yesu Kristo risumba amazina yose. Ndabohora ibice byose byawe, ndakwata ubushobozi bwo gusama, ndakwata ubushobozi bwo kubyara mu izina rya Yesu. Wa mugabo, ndakwata ubushobozi bwo gutera inda katika jina la Yesu Kristo. Watsinze urupfu n'ikuzimu, senya imirimo ya Satani ku buzima bwawe n'imirimo ya kirozi ku mibereho yawe. Ndakurekuraho imbaraga z'Imana kugira ngo zigukize. Marayika w'Uwiteka kubohore, marayika w'Uwiteka gukize katika jina la Yesu Kristo. Ndarogora wewe warozwa amaso, ukaba ufite amaso atabona, watangiye kureba ibikezi ubwo buhumyi bw'abadayimoni ndabwirukana mu maso yawe mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yose ubwo buhumyi bw'abadayimoni ndabwirukana mu maso yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndarogora iyo sura yawe, ndatura ngo isura yawe yezwe n'amaraso Yesu Kristo, iyere itungane katika jina. Abakwangirije ishusho, abakwangirije isura katika jina, ndatura ngo bacirwe. Ngaruje isura yawe, ngaruje mu maso hawe mu izina rya Yesu Kristo. Usumba amazina yose, ndatura ngo abangije amaboko yawe, ibiganza byawe bakakuroga kugira ngo utongera gusengera, utongera kugira icyo ufata, utagira icyiza ukora, utagira icyiza wacira. Ibyo biganza byawe mbyirukanyemo imyuka abadayimoni, mbyirukanyemo imyuka y'ikuzimu katika jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Guhumanwa kose kubiganza byawe ndaguhumanuza amaraso Yesu Kristo, ndaguhumanuza amaraso Yesu Kristo. Zamura ibiganza byawe, amaraso Yesu Kristo amanuke ku biganza byawe. Ndi gusengana nawe, uri kumvira isengesho, zamura ibiganza byawe uvuge uti mu izina rya Yesu Kristo nirukanye imyuka yose yahumanyije ibiganza byanjye. Natuye amaraso Yesu Kristo ku biganza byanjye, ku kiganza cy'iburyo, ku kiganza cy'ibumoso. Amaraso Yesu Kristo abahorera ibiganza byawe, abahorera amaboko yawe. Imbaraga zangije amaboko yawe ndazitwika, ndazirimbura. Imbaraga zangije amaboko yawe ndazitwika, ndazirimbura. Izibye umugisha w'amaboko yawe ndazisenya. Mugarura umugisha w'amaboko ye mwiza Yesu, mugarura umugisha w'amaboko ye mwiza Yesu, mugarura umugisha w'amaboko ye mwiza Yesu, mugarura umugisha w'amaboko ye mu izina rya Yesu Kristo. Garura ukuboko ko gucuruza dayimoni, rekura ukuboko k'ubucuruzi mu izina rya Yesu Kristo. Rekura ukuboko kwakira mu izina rya Yesu Kristo. Rekura ukuboko k'ubutunzi mu izina rya Yesu Kristo. Rekura iki kiganza cy'umugisha cy'uyu muntu mu izina rya Yesu. Ndahumanura kino kiganza, nyatureho kubumanurwa n'amaraso Yesu Kristo, nyatureho kwezwa n'amaraso Yesu Kristo, nyatureho kugira ngo gihabwe ubuzima. Ibyishwe mu biganza byawe ndabizura mu izina rya Yesu Kristo. Wakuramukije wese akaguha ikiganza akaguhumanya katika jina la Yesu. Ndatura ngo ikiganza cyawe gihumanuke katika jina la Yesu Kristo. Amaraso Yesu Kristo aguhumanure, amaraso Yesu Kristo akweze, amaraso Yesu akwereza ibiganza, aguhumanurira ibiganza mu izina rya Yesu Kristo. Ndarogora umuntu warozwe ibirenge mu izina rya Yesu Kristo, bagamije gufata intambwe ziwe, bagamije kumustopinga, bagamije kumuzitira no kumubuza kwinjira mu iterambere ryiwe, mu rugo rwe, mu muryango we, mu butunzi bwe, mu mugisha kwa jina Yesu. Ibyo birenge byawe ndabirogora, ndabinyanyagiza amaraso Yesu Kristo, ndabibohora mu izina ryera rya Yesu Kristo. Izina duhabwa gukirizwamo, izina duhabwa tuboneramo agakiza, kuko handitse yuko nta rindi zina ryahawe abantu munsi y'ijuru bagomba kuboneramo agakiza. Ni izina ryawe Yesu Kristo tuboneramo agakiza, kadukiza ibyaha, tuboneramo agakiza, kadukiza abazimu, kadukiza abadayimoni, kadukiza amarozi, kadukiza ibihoherano, ibitongerano,
ibitegano katika jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Reka buri bimwe byose wari warakoreho bakuroga bafunga ubuzima bwawe, ubuzima bwawe ubohoke mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndagutandukana n'imitongero mibi n'amagambo mabi bakuvuzeho mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwatura ubuzima mu mubiri bwo kugubwa neza, kugirirwa neza n'imbabazi bikomoka ku Uwiteka bigufata uyu munsi, bikomeho uyu munsi mu izina rya Yesu. Utangire kubona imbabazi z'Imana ziseruka mu buzima bwawe, ubuntu bw'Imana bugaragare mu mibereho yawe, buguhindurira amateka, ibintu bibona mu buryo bworoshye cyane, imbaraga zatuma guhaho mu buzima bugoye, imibereho ikugoye. Ndakwirukana imyuka yatumaga ubuzima bwawe bukugora mu izina rya Yesu. Imibereho ikugora, yewe mwuka watumaga umuntu ubuzima bwe bumugora, imibereho ikamugora, vumwa va ku buzima bwe, va ku mibereho ye mu izina rya Yesu Kristo. Va ku mibereho ye, va ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Natura kugira ngo muri iyi saha no muri uyu munota imbaraga za Yesu Kristo zimanuke ku buzima bwawe. Fire pete sekiria holia rapata sakra babari oborede zekiria. Ndatura ngo umuriro mwuka wera uca imigozi yose, uca ibibazo byose, uca imiruho yose, imiruho yari kuriho ikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Imibabaro yari kuriho ihanagurwe n'amaraso Yesu Kristo. Intimba zari ziri mu mutima wawe zigushiremo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ubwoba abadayimoni bararaguteje bukuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Inyatsi zose wari waroherewe izakubuzaga amahoro, zakwambuye amahoro, zakwambuye umutekano, inyatsi zakuvanyeho abantu b'inshuti, zakuvanyeho umuryango, zakuvanyeho gikundiro, zakuvanyeho kwemerwa, ndazitwika mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo abarozi bagerageje kwica mu buzima bwawe ndabizura mu izina rya Yesu Kristo. Handitse ngo mu izina rya Yesu Kristo mugende mukize indwara, mwirukana abadayimoni, muzura abapfuye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu niko waduhaye ubwo butwari, uduha izo mbaraga, turazura ibyo umwanzi yishe mu buzima bw'uyu mudamu, ibyo umwanzi yishe mu buzima bw'uyu muntu uri ku isengesho ribuhora official kwa kina. So ndabizura ndazura ukuboko kwiza. Ongera ugira ukuboko kwiza mu byo ukora mu izina rya Yesu Kristo. Agira ukuboko kwiza mu bucuruzi bwa mu izina rya Yesu Kristo. Gira ukuboko kwiza mu bworozi bwa mu izina rya Yesu Kristo. Gira ukuboko kwiza kuri buri kamwe kose ukoze mu izina rya Yesu Kristo. Ndagaruza ukuboko kwiza mu mirimo yawe kwa kina Yesu Kristo. Ndagaruza igikundiro cyawe, ndagaruza isura yawe izina rya Yesu. Yangijwe turayigaruza mu izina rya Yesu. Turagaruza isura yawe mu izina rya Yesu Kristo. Turagaruza mu mbaraga z'umwuka wera intambwe zigi imbere, iterambere ku buzima bwawe ryongere rigaruke ku buzima bwawe, gusubizwa inyuma n'ubwami bw'umwijima bihagarare katika Yesu. Gutinyishwa na Satani bihagarare, gutinyishwa n'abakonikoni bihagarare. Nkwirukanya amadeni yose, umwuka w'amadeni wari urimo uragenda wototera ubuzima bwawe uvumwe, utsindwe. Imbaraga za Yesu Kristo zirimbura umwuka w'amadeni, urangire ku buzima bwawe. Handitswe yuko uzaguriza amahanga utazayaguzaho mu izina rya Yesu Kristo. Habwa umugisha, habwa umugisha n'Imana mu izina rya Yesu yakuremye ikakuzana hano mu isi. Habwa umugisha n'Uwiteka umukuru w'ibihe byose, umugenga w'ibihe byose. Akohereza marayika bagukorere, akohereza ingabo zo mu ijuru zigukorere. Ubwiza bw'Imana bukugaragareho, umucyo wawe uboneke ku buzima bwawe. Amahanga agana umucyo wawe, bakomeye bagana umucyo wawe. Impinduka zigaragare mu mibereho yawe. Ikiganza cy'Imana, ukuboko k'uburyo k'Uwiteka kugukoreho, kukubere kwiza mu byo wakoraga byose. Abakwanga bamware, bakorwe n'isoni, bagire igisuzuguriro. Ineza y'Imana iseruke mu kubaho kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ineza y'Imana igaragare ku buzima bwawe. Cyubahiro cy'Imana kikwambare katika jina la Yesu Kristo. Igisuzuguriro kibeyurwa, iminsi mibi yari iri mu buzima bwawe isibwe kuri kalendari yawe mu izina rya Yesu Kristo. Iminsi mibi wacagamo isibwe kuri kalendari yawe mu izina rya Yesu Kristo. Iminsi mibi isibwe kuri kalendari yawe mu izina rya Yesu Kristo. Winjire mu minsi myiza, winjire mu bihe byiza, winjire mu minsi y'umunezero, mu minsi y'amashimwe, mu minsi y'ubuhamya. Ukuboko kw'Imana kwishure mu kubaho kwawe no mu mibereho yawe. Ni mu izina ry'Umwami Pakazuka dusabye twizeye, amen, amen. Ukuboko kwakira ni amen mu mwuka, nawe andika uti amen, amen. Ubundi wizera Imana, iyo migisha yose twatuye uyakire mu izina rya Yesu. Habwa umugisha n'Imana. Imana ikugire neza. Bwahari ubwa mbere ntugende udakoze like,
na sabone cyangwa subscribe kugira ngo tujye dukomezanya mu buzima bwa buri munsi bwo gusenga ndetse n'ijambo ry'Imana. Muhabwe umugisha n'Imana. Shalom shalom.